Hi friends, nitwa Johnson. Abenshi dushobora kuba twibaza ukuntu ushobora kohereza umuntu application kuri WhatsApp akaba yayidownloadinga akayinsitara then akayikoresha nta kibazo. Umuntu ashobora kwaka application cyangwa se agakenera application mutari kumwe wenda ngo ubimuhe kuri flash cyangwa se ubundi buryo ukoresha bwo gusharinga ama application kandi akaba ayikeneye cyane kandi uyifite. So tugiye kureba uburyo ushobora kuyimwoherereza, gusa ugomba kuba ifite extension ya APK. Urajya muri file manager, ujye ahabitse iyo application yanjye ibitse muri Bluetooth. Nurangiza uyirenaming, uyihindure extension kuko WhatsApp ntabwo yohereza APK ariko ishobora kohereza wenda PDF cyangwa se text file. So ugiye kuyihindura extension, dukureho no APK then dushyireho TXT kuko WhatsApp yo yohereza text file nta kibazo. Kande done, kande OK. So urabona ko hano hasi application yahindutse yabaye text file ntabwo ikiri APK. Dusubire inyuma tujye muri WhatsApp. Iyo warangije kuyineminga hariya uyohereza nk'uko wakohereza indi document yindi isanzwe. Dufungure WhatsApp. Tugiye kuyohereza uyu muntu witwa Harris M. Dufungure, gende nk'ugiye kohereza document, ukanda aho kuri document. Nutahita uyibona aho hasi ntibigukange, hari igihe telefone yawe iti refreshinze, ujye aho hejuru handitse browse other docs, then ujye kuri storage yawe nyine, niba uyifite kuri SD card, niba uyifite urebe nyine ahantu ya indi wayisize, ya indi warineminze iri muri Bluetooth twebwe hano. So urabona ko niyo yonyine bigaragara ko iri supported kuko izindi zose ubona ko zitagaragara. So ES file explorer.txt iragaragara, tuyikandeho send nk'ibisanzwe nk'uko wakohereza PDF cyangwa se text file. Nimara kugenda ndabereka uburyo noneho wayakiriye ushobora noneho kuyinsitara. So reka dutegereze igende kuko account nyoherejeho ya WhatsApp n'ubundi ntiyanjye, nayo nkoresha muri no telefone kuko muri tutorial yabanje naberetse uburyo ushobora gukoresha WhatsApp ebyiri. So yagiye. Reka tugende kureba muri folder ya WhatsApp, mu yindi WhatsApp, and then tuyidownloading nk'uko ushobora kudownloading ikindi kintu cyose bakohereje kuri WhatsApp. Okay, yarangiye. Tugiye gusubira inyuma tujye muri folder ya WhatsApp tuyirebe. So WhatsApp, folder ya WhatsApp nkoresha yitwa GB WhatsApp, ntabwo ari WhatsApp isanzwe. So na folder urumva ko izina rigomba ntibibatangaze. So dore ya program ngiyi yaje ari text file, ES file text, then tuyirenaming dukureho TXT, shiriho APK kugira ngo tubashe kuyinsitara. So urabona ko ibaye APK, ushobora kuyinsitara nta kibazo. Gusa njye ntabwo ndi buyinsitare kubera ko mfitemo updated version kandi iyi ngiyi ni old version. So urabona ko ni ugukanda aho ngaho kuri install gusa ubundi bikaba byarangiye nta kibazo kabisa. So guys, I hope you enjoyed it. Don't forget to follow me on Instagram, Johnson Harris Desa Senkan. Thank you for watching.